Hari abantu babaye ku isi ari igisekuru cyangwa se urungano rwa mbere hano kuri iyi si, ibyo bita generation. Aba nibo bageze ku isi bwa mbere. Babagaho bahiga ibibatunga mu mashyamba, haba inyamaswa, imboga cyangwa se imbuto. Hari ikindi gisekuru cyabayeho ubwo havumburwaga umuriro. Abandi babaho ubwo havumburwaga ubuhinzi n'ubworozi. Abandi babayeho ubwo havumburwaga imiturire. Abandi baje ku isi ubwo havumburwaga inganda. Abandi babaho havumburwa petrol. Abandi baje ku isi mu gihe intambara ya mbere y'isi yariho. Abandi babaho ubwo habaga intambara ya kabiri y'isi. Abandi baza ubwo havumburwaga internet. Abandi baza ku isi ubwo havukaga imbuga nkoranyambaga. Hari abashobora kuzavuka ubwo abantu bazaba bagenda baguruka cyangwa se bafite utwuma mu mibiri yabo tubakoresha. Buri muntu mukuru wese afite ikintu cyabaye ku isi asanisha n'igihe yarimo abyiruka. Utaragera muri iki kigero cy'imyaka nawe azakigeramo ku buryo mu buzima bwe afite icyo azajya asanisha no kubyiruka kwe. Hari ikintu kizaba ku isi mu gihe cye maze akitirirwe. Umuvuduko isi hindukaho utuma buri gihe ibisekuru bitumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, kubera ko abantu bahindukana n'isi. Aburungano rwabanje babaho banenga urungano rubakurikiye. Buri rungano rubaho runenga urundi. Abitwa igisekuru cyangwa se urungano niba abantu bavutse mu gihe kimwe batarutana imyaka irenze 25. Ibi ngibi babibaraga batya isi gihinduka ku muvuduko muto cyane. Uyu munsi mu myaka 10 isi bigize impinduka zitagira ingano. Abayiriho nabo baba bahindukanye nayo mu myitwarire, mu mibereho, mu mitekerereze. Ukurikije ibyagenderwagaho hasobanurwa ibisekuru cyangwa se urungano icyo ari cyo, abantu b'urungano cyangwa se ba generation imwe baba barabayeho ubuzima bumwe. Ibigezweho bikaba bimwe, bityo bakagira imyumvire idatandukanye cyane n'imyitwarire ikaba imwe. Intambara n'ihindagurika ry'ubukungu nibyo bikorwa byagiye bizana impinduka zikomeye mu myitwarire n'imihindagurikire y'ibisekuru cyangwa se imibereho y'abantu bitewe n'icyo gihe barimo. Mu mateka y'isi, abantu babyirutse mu bihe bigoye by'intambara, idindira ry'ubukungu n'ibyorezo, bakunze kuvamo abantu bakuru batuje, batagira byinshi byo kuvuga, basa n'ababaho mu mpungenge. Abantu babyirutse mu bihe by'amahoro, izamuka ry'ubukungu cyangwa se iterambere ry'ikoranabuhanga ryoroshya ubuzima bwabo, bakunze kuvamo abantu bakuru bafite ibitekerezo byinshi kandi bashaka ubwigenge n'ubwisanzure mu gukora ibyo bashaka batavugirwamo, rimwe na rimwe batanumvikanaho n'abababanjirije. Uko byagenda kose, buri gihe habaho kumvikana guke hagati y'abantu b'urungano rumwe n'ababakurikira cyangwa se abababanjirije. Kubera iki? Ni ikihe gisekuru gifatwa nk'icyazanye n'impinduka zikomeye? Ukurikije umuvuduko iyi si irimo guhindukaho, twese uko turi ku isi uyu munsi ntituri igisekuru kimwe ku ikoranabuhanga ryatumye tubaho ubuzima bujya kuba bumwe. Nitwa Ismael Mwanafunzi, mbahaye ikaze muri iki kiganiro tubanamo na Cogebanque. Guhera mu kinyejana cya 19, buri rungano cyangwa se ababyiruka bahabwa izina bitewe n'uruhare bagize mu guhindura isi cyangwa se bitewe n'ibyabaye ku isi ubwo babyirukaga. Abantu bari urubyiruko hagati y'umwaka w'1883 n'1900 babise igisekuru cyazimiye, the lost generation, bitewe n'uko urubyiruko rwariho icyo gihe nirwo rwifashishijwe cyane mu ntambara ya mbere y'isi yo mu 1914 kugera mu 1918. Muri uwo mwaka kandi hateye ibicurane byiswe bya Espagne byica ababarirwa muri miliyoni 100. Nk'aho ibi bitari bihagije, bamwe muri uru rubyiruko bari bakiriho mu 1939 ubwo hadukaga intambara ya kabiri y'isi, bayigiramo uruhare abandi rabahitana. Ngizi impamvu biswe igisekuru cyazimiye. Iki gisekuru cyakurikiwe n'abiswe greatest generation. N'abavutse hagati y'umwaka w'1901 n'1927. Mu bakiriho muri bo
uwavutse nyuma yavutse mu 1927, ubu afite imyaka 95. Babise greatest generation kubera ko mu gihe bari urubyiruko ku isi habaye ikiswe Great Depression, idindira rikomeye ry'ubukungu ryabaye hagati y'umwaka w'1929 n'1939. Aba bantu ni nabo ba mbere barwanya intambara ya kabiri y'isi kubera ko benshi iki gihe bari bafite imyaka ibarirwa muri za 20 y'amavuko. Kuba greatest ubundi ni ukuba igikomerezwa cyangwa se igihangange. Umwanditsi Tom Brokaw mu gitabo yise Greatest Generation niwe wise iki gisekuru cyangwa se ururungano iri zina, agaragaza ko benshi muri bo barwanya intambara ya kabiri y'isi nyuma yo guhangana n'idindira ry'ubukungu. Barwanye intambara kubera ko nta yandi mahitamo bari bafite usibye kurwana. Bakurikiwe n'igisekuru kiswe Silent Generation, igisekuru cyangwa se urungano rucecetse. Ni abantu bavutse hagati y'umwaka w'1928 n'1945. Aba bantu bari urubyiruko ubw'isi yari iherutse gukubitwa hasi n'idindira ry'ubukungu ryo mu 1929 n'intambara ya kabiri y'isi yo mu 1939-1945. Babayeho mu ihungabana n'ubwoba bukomeye ku buryo nta wari ugishaka kubyara. Nta cyizere cyo kuramba bari bafite. Byatumye ikigero cyo kororoka kijya hasi cyane, bituma babita igisekuru gicecetse. Ku Banyamerika, aba barimo barwanya intambara yo muri Korea, bituma urubyiruko rwinshi rw'icyo gihe ruzinuka politike, maze mu myaka y'1950 1960 bahugira mu kuririmba no kubyina umuziki wa rock and roll yari igezweho cyane muri iyo myaka. Mu 1951 nibwo iki gisekuru cyatangiye kwitwa silent kubera kugereranije n'ibyiruka ry'ababyeyi babo bo nta myigaragambyo bakoraga, nta nyandiko, nta nubwo bumvikanaga basaba byinshi. Bakurikiwe n'igisekuru kiswe baby boomers, igisekuru cyo kubyara abana benshi. Aba ni abantu bavutse hagati y'umwaka w'1946 nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi n'1964. Ni abana hanini babyawe na Silent Generation cyangwa se Greatest Generation. Iki gihe intambara yari irangiye. Mu burengerazuba bw'isi hari intambara y'ubutita. Intambara hanini yari ishingiye ku guterana amagambo no guhiganwa hagati y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'ibyo mu burasirazuba. Ubukungu muri ibi bihugu bwarazamukaga ku muvuduko munini, abantu bafite icyizere cyo kubaho, maze barabyara cyane. Buri mwaka buri gihugu cyabaga gifite impinja nyinshi, ariho havuye inyito ya baby boom. Niko bigenda kenshi iyo abantu baruhutse cyabirukankanaga: intambara, ubukene, ibyorezo. Barabyara cyane. Iki gisekuru cyakurikiwe n'ikindi gisekuru kiswe Generation X. Ni abantu bavutse hagati y'umwaka w'1965 n'1980. Bitekerezwa ko benshi muri aba bana babyawe na Silent Generation. Mu bihugu bikize, abantu bavutse iki gihe banabita Latchkey Generation. Latchkey ni urufunguzo rufungura urugi uruturutse inyuma. Babita gutya kubera ko ari abana bakuze mu gihe abagore bo mu bihugu by'Uburayi barimo babona uburenganzira nk'ubw'abagabo, nabo bemererwa kujya mu kazi bakorera amafaranga. Ntabwo bari bakiri abantu bo kuguma mu ngo barera abana. Birumvikana ko abana benshi muri iki gihe bakuze babona ba nyina inshuro nke cyane. Ikindi nuko muri iki gihe hariho itandukana ry'abashakanye riri ku muvuduko munini cyane no ku kigero cyo hejuru. Birumvikana abagore barimo babona uburenganzira bwabo. Byatumye benshi muri aba bana babaho nk'abirera cyangwa se bakarerwa n'abakozi, ku buryo aba bana bari bazi ibyo kwifungurira inzugi bakiri bato. Niyo mvano y'inyito Latchkey Generation. Bana bise Generation X biturutse ku gitabo cy'umwanditsi w'umunyakanada Douglas Coupland yise Generation X. Ni igitabo cyavugaga ku mibereho y'urubyiruko, maze yita X urubyiruko rwose rufite icyizere cyo kubaho neza, kuzamuka mu ntera, gukorera amafaranga menshi.
aba bakurikiwe n'igisekuru cyiswe millennials cyangwa se generation Y. Ni abantu bavutse hagati y'umwaka w'1981 n'1996. Uyu munsi bafite hagati y'imyaka 26 n'imyaka 41. Babise millennials, bivuze ikinyagihumbi kubera ko umukuru muri bo yaragize imyaka 19 ubwo twinjiraga mu kinyagihumbi gishya mu mwaka w'2000. Banabise generation Y cyangwa se generation Y. Benshi mu bantu bavutse iki gihe baracyariho. Benshi baracyari urubyiruko, abandi ni ababyeyi. Bafatwa nka kimwe mu bisekuru byahuye n'ibibazo n'impinduka nyinshi muri iyi myaka ya vuba. Mu gihe bari urubyiruko, isi yatangiye gukoresha internet, telefoni zigendanwa, ihindagurika ry'ikirere, icyorezo cya sida, Ebola, idindira ry'ubukungu ryo mu 2008, ivuka ry'iterabwoba, COVID-19. Ibi byose byabaye mu gihe cyabo. Aba bakurikiwe n'igisekuru cyiswe Generation Z. Abangaba banabita Zoomers. Ni abantu bavukiye ku isi nshya itaragize indi bisa mbere. Internet, telefoni zigendanwa, ikoranabuhanga riteye imbere, imbuga nkoranyambaga. Bavutse hagati y'umwaka w'1997 n'umwaka w'2012. Twese turabazi. Bamara igihe kinini cyane imbere y'urumuri rwa telefone na televiziyo na mudasobwa. Babise igisekuru cya Z cyangwa se Z mu rwego rwo gukurikiranya inyuguti kubera ko bakurikiye igisekuru cyiswe Y. Iki nicyo gisekuru kibaye mu isi nshya kandi hindagurika ku muvuduko uruta ibindi bihe byose byabanje. Nicyo gisekuru kidafite amakuru ahagije kwa hazaza h'isi kubera impinduka zirimo kuyibaho. Nicyo gisekuru kibaye mu isi ituma kigira imyumvire itandukanye cyane n'abababanjirije, bakaba abantu bivugwa ko batumvwa uko bikwiye kubera ko baba mu isi itandukanye cyane n'iyabawemo n'abandi bababanjirije. Bafite ubushobozi bwo kumenya ibibera ku isi yose icyarimwe birimo kuba kubera ikoranabuhanga. Bashobora kubera hose icyarimwe bakoresheje internet. Bashobora kwiga bakagera kure cyane badakoze ku gitabo. Bashobora kuvugana n'uwo ari we wese igihe icyo ari cyo cyose ahariho hose. Kugira amakuru yose bifuza bibaho ubushobozi bwo gukora ibyo abababanjirije batamenyereye cyangwa se banatinya. Bafite amakuru ku bibera ku isi hose, ariyo mpamvu imyitwarire yabo ishobora gutungura benshi. Bari mu buzima bworoshye ariko bukomeye cyane. Igisekuru gikurikiraho ni ikiswe Generation Alpha. Ni abavutse hagati y'umwaka w'2013 n'2020. Ni abana bazabaho ubuzima butagira ubundi busa mu buzima bwose bwabaye kuri iyi si. Bafite ikoranabuhanga bakoresha mu mashuri yabo kuva ku y'incuke kugera baminuje. Bari ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza ubu ikintu gikomeye bazi cyabaye ku isi yose mu gihe cyabo ni icyorezo cya COVID-19. Babayeho mu gihe cy'ubwenge butari karemano, imashini z'ubwenge n'ihindagurika ry'ikirere. Ntabwo bazi uko ubuzima bwabo bw'ahazaza buzaba bumeze, nta nubwo bazi ahazaza h'inyoko muntu muri rusange. Kubera ko bavutse mu gihe cy'ikoranabuhanga riteye imbere, isi yose ibahanze amaso mu kuzana ibisubizo birambye ku bibazo bishya tutari twarigeze tumenya mbere. Ariko nabo baratunga agatoki ababanje ku isi kubwo kwangiza iyi si mu birebana n'ihindagurika ry'ikirere, kwangirika kw'ibidukikije, kuzima k'urusobe rw'ibinyabuzima. Muri rusange abari ku isi bose uyu munsi bakwiye gutungwa agatoki kubera ko imibereho yacu twese uko twakabaye ntabwo itandukanye cyane. Twese turi bamwe. Abana birirwa ku rumuri rwa telefoni zigezweho. Ibyahoze byitwa amakuru byasimbuwe n'ibihuha. Televiziyo n'ibyamamare bya sinema byahindutse imana zigezweho. Abahanga mu by'ubucuruzi no kwamamaza bigaruriye ubuzima n'imitekerereze y'abirirwa kuri internet bose. Ibyamamare by'imikino n'imyidagaduro kuri televiziyo biratorwa bikazamurwa mu ntera mu myanya idufatira twese ibyemezo. Ni mu gihe abakora ibikorwa by'ubutabazi n'ubufasha
bo bibagirana. Isi ituwe n'inyamaswa zuzuye imihanda yose zigenda zitareba aho zishinga ibirenge kubera ko zicuritse imitwe muri telefone zigendanwa zishakisha hari internet y'inziramugozi yihuta. Izindi zibaho zityo zishakisha ahantu heza ho gufatira amafoto. Ibihumbi by'abana bakeneye ubuhungiro ngo bahunge ibitutsi, urwango no kuratirwa ibigezweho ku mbuga nkoranyambaga. Ku rubyiruko rw'uyu munsi, ibihe bigoye ntabwo bigisobanura ubukene n'inzara. Bisobanura kutagira ubushobozi bwo kubona ibigezweho abandi birirwa barata ku mbuga nkoranyambaga. Uvuga ko ubayeho nabi atari ukubera ko wabuze ibyo kurya cyangwa se ibyo kwambara, ahubwo kubera ko udafite ibyo abandi bagaragaza ko ari byo byiza. Kuba icyamamare no gukundwa byabaye ikintu nkenerwa nk'ibiribwa cyangwa se ubuvuzi. Telefoni zigezweho, imyambaro igezweho n'abagukurikira benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ni ikibazo cy'urupfu n'ubuzima. Hanyuma abantu bakuru bakibaza impamvu y'imibereho y'abubu. Bibaza impamvu urubyiruko rudashaka gukora nk'ibyo bakoze. Twese turimo kuba ku isi yuzuye ikoranabuhanga risa n'iridukuramo abantu twari bo, rikaturema bushya, rigakuraho ibyo twari tuzi byose. Abana bacu kera twahoze tubarusha byose ku isi. Umubyeyi yabaga azi byose. Uyu munsi ku myaka 10 y'amavuko bafite amakuru twebwe ababyeyi babo tudafite. Bityo tukabaho twibaza ibyo dukwiye kubigisha ibyo ari byo. Mu binyacumi bike by'imyaka bamaze ku isi bafite ibyo bayiturushaho. Inyungu no gutakaza ubumuntu nizo nkingi z'imibereho twaremye. Bitewe n'igitutu tubashyiraho, imibereho y'abana bacu uyu munsi itandukanye cyane n'imibereho twagize. Uyu munsi ntabwo ari ababyeyi bose bafite ubumenyi bwo kurera bitewe n'akazi bakora. Kubera iyo mpamvu bishyura abantu babarerera, ubundi bo bakaza baje kugura urukundo rw'abana babo. Barugura za mudasobwa, telefoni, ibikinisho n'ibindi bintu byongera intera iri hagati yabo n'abana babo, hagati y'abana babo na sosiyete, no hagati y'abana babo n'ubumuntu muri rusange. Ababyeyi bisanga badafite amakuru ku bana babo, abana nabo bakayoberwa ibirimo kubabaho, bikabakururira ibibazo byo mu mutwe byigaragaza mu buryo butandukanye. Ikibazo kiruta ibindi byose bahanganye nacyo ni ibiyobyabwenge, byaba ibikoze mu butabire banywa cyangwa se barya, ndetse n'ibikoze mu ikoranabuhanga barebesha amaso bakabyumvisha amatwi. Igisekuru cyabanjirije ikigezweho uyu munsi cyangije ibidukikije, none kirimo kwangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'abagikomokaho. Byose bishingiye ku gushaka inyungu bikozwe n'inganda n'ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi. Duhitamo kwishyura ibihumbi by'amafaranga y'inguzanyo tugura imodoka za rutura zanduza ikirere, nacyo ejo kikatwima umusaruro w'ubuhinzi n'ibindi bidutunga. Ibidutunga nabyo iyo bibuze twisanga twongeye kugwa mu yindi myenda. Tumeze nk'imbeba iri mu ipine, ihora izenguruka yibwira ko iri bugeraho igera hashyashya hatandukanye n'aho yari iri. Ntabwo bikunda. Ibi bituma twisanga mu bibazo byo mu mutwe tutigeze duhura nabyo mbere. Ubundi tukirukira mu bajyanama mu by'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe ngo badufashe, cyangwa se tukirukira mu bavuga butumwa, cyangwa se tugasubira ku isoko kugura ibindi bintu twibwira ko biri butume tumererwa neza. Ikibazo gikomereye ubuzima bw'umuntu kurusha ibindi uyu munsi ni icyo mu mutwe. Tubabara cyane mu bitekerezo kurusha uko tubabara mu mibereho isanzwe. Lucius Anaeus Seneca niwe wanditse ibi. Uyu munsi ku isi yose abantu 10.5 ku bantu 100,000 bariyahura buri mwaka. Ibyo twakoze byose ngo bitworohereze ubuzima, twabikoze tugamije gushaka ubwigenge busesuye, birangira bitugize abacakara babyo. Gutangira gukoresha telefoni igendanwa na internet byari bigamije kuduha ubwigenge n'umunezero, kandi koko twarabibonye. Gushobora kuvugana n'abantu tutari kumwe byaturuhuye ingendo, gutakaza amafaranga no kugira umuhangayiko. Twabonye ubwigenge, ariko ni bwigenge ki igihe tubura chargeur tugata umutwe? Internet yavaho tukumva ubuzima bwahagaze.
igihe dukurikirwa n'abantu bake ku mbuga nkoranyambaga tukibwira ko isi yose itadukunda, igihe tubaho ubuzima bwose twifuza kubaho nk'aho tubona ku mbuga nkoranyambaga kandi mu by'ukuri batabaho n'ubuzima batwereka butabaho. Amayobera abiri aruta ayandi yose mu bibaho byose ni ubwonko bw'umuntu n'isanzure. Ubwonko bw'umuntu bugizwe n'utunyangingo tubarirwa muri miliyari 100, turangana n'inyenyeri ziri mu ruhurirane rw'imibumbe igaragiye izuba mu kiswe voie lactée. Ubwonko bw'umuntu bufite ubushobozi bwo gukora quadrillion 10 z'imibare mu isegonda rimwe. Nta mudasobwa zihari zakora imibare ingana uko. Gusa ubu bushobozi ntabwo ari bwo butandukanye ubwonko bwacu n'ubw'izindi nyamaswa. Ikibutandukanya n'ubwazo ni ubushobozi bwo guteganya ibizabaho mu gihe kizaza. Ubwoba bw'uko ibintu bitazagenda nk'uko tubyifuza cyangwa twabiteganyije nibwo butera amakimbirane no kumvikana guke ku ngingo zimwe na zimwe. Duteganya kuzabaho neza mu myaka izaza, bityo umuntu wese ukora icyo dukeka ko kizatubuza kubaho neza tugirana ibibazo nawe. Ikibazo nuko isi yahindutse. Ibiri ku isi bihinduka ku muvuduko munini kuruta uko byahindukaga mbere. Ubu biragoye guteganya hazaza bitewe n'umuvuduko impinduka zisigaye ziriho. Benshi muri twe ntabwo tworoherwa no kwakira impinduka, ariko n'ibintu tutatekerezaga ko bishobora guhinduka ubu ngubu birimo guhinduka. Mu mwaka wa 2017 umuntu usanzwe nkanjye nawe yakoreshaga nibura iminota 10 buri munsi yiyogosha ubwanwa n'ubundi bwoya bwo ku mubiri we akoresheje urwembe. Umugabo uzabaho imyaka 75 y'amavuko akaba yaratangiye kwiyogosha ubwanwa afite imyaka 18 y'amavuko, afite amahirwe yo kuzamara amasaha 3528 y'ubuzima bwe bwose arimo kwiyogosha ubwanwa akoresheje urwembe. Mwibuke turi mu 2017 ariko turacyogosha ubwanwa dukoresheje urwembe neza neza nk'uko babikoraga mu myaka 30 ishize. Umuntu yavumbuye udupine bakoreshaga mu bwikorezi mbere yo guhimba ikinyamitende icyo ari cyo cyose, ahimba inyandiko, avumbura ubucuruzi mpuzamahanga, ariko akomeza kwiyogosha ubwanwa buri munsi akoresheje urwembe. Yavumbuye penicilline, avumbura amashanyarazi n'imodoka, ariko akomeza kwiyogosha ubwanwa buri munsi akoresheje urwembe. Yavumbuye indege, televiziyo, telefone igendanwa na internet, ariko akomeza kwiyogosha ubwanwa buri munsi akoresheje urwembe. Kubera uburyo turi mu gisekuru cy'impinduka zishingiye ku bucuruzi, ubu bakoze ibinini. Niba udashaka kuza gukoresha igihe cyawe wogosha ubwanwa mu gitondo, uzajya urya icyo kinini mbere y'uko uryama, ubwanwa ntibumere. Ni mu rwego rwo kuzigama amasaha 3528 abantu bakoresha mu kogosha ubwanwa mu buzima bwabo bwose. Aya masaha abantu bamara biyogosha ubwanwa bashobora kuzayafatamo imyaka 3 yo kwiga bakabona impamyabushobozi. Tekereza mu mwaka wa 2100 ubwo icyizere cy'ubuzima kizaba ari imyaka iri hejuru y'100, amasaha yose umuntu azaba ashobora kuzigama kubera kudatakaza umwanya we yiyogosha ubwanwa. Izi zose ni impinduka twese tutakwishimira ariko tugomba kwakira. Igihe cyose impinduka zituruka mu bakomeye cyangwa se abafite icyo barusha abandi zigana mu baciriritse. Birasa naho uyu munsi isi yose ari intara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba umurwa mukuru. Biroroshye kujya kugura ingofero cyangwa se umupira wo kwambara bakaguhenda cyane ngo kubera ko uwo mupira wanditseho New York City. Imyambaro idoze mu ibendera rya Amerika, abantu batari abanyamerika bayambara bishimye cyane banafite ishema. Bisa naho icyo gihugu cyifuzwa n'abantu benshi ku isi. Kuba umunyamerika ntabwo ari ubwene gihugu gusa, ahubwo ni n'uburyo bw'imibereho. Bisa n'ibyatangiranye n'ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1776. Kuva iki gihe hahawe agaciro imvugo yiswe inzozi za Amerika, le rêve américain, American Dream. Ni intego y'abanyamerika ivuga ko umuntu wese uba muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, afite akazi akora kemewe n'amategeko, agomba kubaho neza no gukira byanze bikunze. American Dream
ni imvugo isanishwa n'indi American way of life, uburyo bw'imibereho bwa kinyamerika. Ni imibereho irangwa no kurya no gukoresha byinshi kandi buri gihe nk'uburyo bwo kugaragaza umuryango mugari w'abakire wadabagiye. Ni imibereho irangwa n'imiryango ifite ibikoresho byo mu ngo byinshi binini kandi bihenze, imodoka nini zinywa byinshi kandi zihenze, imyambaro ikoze uko babishaka, sinema zitunganyirizwa mu gihugu cyabo. Ubu buryo bw'imibereho bwiswe American Dream na American Way of Life busa n'ubwatejwe imbere na Perezida John Fitzgerald Kennedy mu ntangiriro z'umwaka w'1960. Byatangiye kubera ubwiyongere bw'ubukungu no kwaguka kw'igihugu. Muri iki gihe inganda zikora ibikoresho bikenerwa buri munsi zakoraga byinshi kandi zigomba kubigurisha. Nibwo abahanga mu by'ubucuruzi batangiye gukora ku buryo abantu bagura ibicuruzwa atari uko babikeneye, ahubwo bakabigura kubera ko ibyo bicuruzwa byahujwe n'uburyo bw'imibereho. Muri iki kinyejana gusirimuka ni ukugenda mu modoka imeze gutya, ni ukwambara imyambaro imeze gutya. Iki gihe abantu benshi batangiye kunywa isegereti bazi neza ko itera kanseri, ariko kuba umunyamerika mwiza ufite ishema ni ukunywa isegereti. Aha hari mu myaka ya za 60, abanyamerika ubwabo bagomba kumva ko ari abantu batandukanye n'abandi, bazi ubwenge kurusha abandi kandi babayeho neza kurusha abandi. Nyuma y'iki gihe hakurikiyeho umurimo wo kwereka abandi bose basigaye ku isi yose ko Amerika ari cyo gihugu cyiza ku isi kurusha ibindi. Abanyamerika nibo bantu beza b'abasirimu kandi bazi ubwenge ku isi yose. Biri mu mvugo zagiye zigarukaho kenshi n'abayobozi mu nzego zo hejuru za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zizi neza ko kugendera n'ibigezweho ari ukubaho nk'abanyamerika. Jonathan McLaury ni impuguke mu by'itumanaho. Ntabwo ntekereza ko hari ikindi gihugu na kimwe ku isi kigarura ubuzima bwa buri munsi bw'abatuye isi. Kuva kuri telefone ufite mu mfuka kugeza ku kiganiro ukunda kureba kuri televiziyo, byose bikozwe mu buryo bigukundisha Amerika. Amerika isa naho iri ahantu hose ku isi. Bivuze ko ushaka kuba umusirimu wese agomba kubaho nk'uko abanyamerika babaho. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka leta arizo zonyine zikora akazi ko kumenyekanisha neza igihugu. Ibicuruzwa bifite ibirango by'ibigo bikomeye by'ubucuruzi muri Amerika biri hafi ahantu hose wakandagira kuri iyi si. Ntabwo ari ubucuruzi gusa, ahubwo harimo no kwamamaza igihugu. Abanyapolitike babyita soft power, ubutegetsi bukozwe mu buryo bworoheje nta ngufu. Ni ikinyuranyo cya hard power, aho buri kintu gikorwa hakurikijwe itegeko, utabikora ugahanwa. Soft power ni inyito yamamajwe kandi isobanurwa na Joseph Nye, umwarimu mu ishami rya politike muri kaminuza ya Harvard, ikindi kirango cy'ubudahangarwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo ishishikaje iri muri soft power nuko soft power ari ubutegetsi bushingiye ku kiri mu mutwe w'utegeko. Ndamutse nkutunze imbunda nkakubwira ko nshaka kumpereza ikofi yawe, nkakubwira ko niwanga ndi bukurasa, ntabwo naba nitaye ku byo urimo gutekereza ko mashobora kukurasa nkafata ikofi yawe. Iyo ni hard power. Ariko ndamutse nkoze ku buryo wowe ubwawe wumva ushaka kumpa amafaranga yawe kuko uzi ko ndi umuntu mwiza ushaka gukiza isi, icyo gihe byansaba kumara igihe kinini nkushyiramo ibitekerezo byanjye, kandi byaterwa n'ikiri mu bitekerezo byawe kugeza umpereje ayo mafaranga yawe. Mu gitabo yanditse akakita soft power, bwana Joseph Nye avuga ko ubu buryo ari bwo buba burimo gukoreshwa iyo bakwereka ko inkweto nziza ari zanditseho Nike. Ingimbi mu bihugu byose byo ku isi, ibikize n'ibikennye, izitambara ubwo bwoko bw'inkweto ntabwo baba ari abasirimu. Abatambara nk'ibyamamare by'abanyamerika ubwo ntabwo ari abasirimu, hatitawe ku miterere y'iyo myambaro. Ibi nibyo bita soft power. Imibereho n'ibitekerezo binyuzwa mu nzira zitandukanye. Imwe muri zo kandi y'ingenzi ni sinema. Uruganda rwa filime muri Amerika ni urwego rw'ububanyi n'amahanga kurusha uko ari urwego rw'imyidagaduro. Ubyemere cyangwa ubyange, imyidagaduro ni numwe mu nzego zacu zishinzwe ububanyi n'amahanga. Ni kimwe mu bitugira b'umwihariko, ni kimwe mu bitugira ibihangange ku isi.
uzajya aho ushaka hose kuri uyu mubumbe ntuzabura guhura n'umwana wambaye umupira wanditseho filime Madagascar. Aho wajya hose ku isi ukavuga ngo may the force be with you, bamenye icyo uvuze. Ni Barack Obama. May the force be with you ni imvugo yakoreshejwe cyane muri seri Star Wars. Abantu bayirebye bazi imvugo. Abanyamerika ubwabo bazi neza ko bahimba ibintu twese tugakurikira kandi bikatuguma mu mitwe. Ikintu cyose bashobora gukeka ko abatuye isi batemera cyangwa batumva neza, haba hari uburyo bwo kubagenera ubutumwa buzatuma batangira kucyorohera bikazarangira bacyemeye. Ibi biri mu bizamura ubwumvikane buke hagati y'ibisekuru. Abajene barashaka ubuzima bugezweho, ariko abakuze bafite ubwoba ko baramutse baretse abato bakabaho uko babishaka, indangagaciro zabo zazima. Ntawe uzi uko bizarangira.